akakubakira inzu nziza nk'iyi ahantu nka iyi nzu ni nziza ngira ngo Jerry araza kuyibereka ni inzu nziza cyane ugeze hano ubona ari nayo nziri kugaragara hano imeze gutya wumva umeze uteyo dufite abantu benshi bafite abana bari i Kigali cyangwa bari n'ahandi bakize ariko ugasanga wabo ntago bakoze igikorwa we ku umwana wawe yanga reka agukora igikorwa nk'icyo akakubakira inzu nziza nk'iyi irimo amakaro nubwo hatari hagira umuriro ariko urabona ko nubundi ucana ibyishimo bufite ibyishimo mafite suko itarimo umuriro ibyishimo mfite nubu ndashima Uwiteka bitewe nuko mbere yaha tutarajya agize aho tuvana naho tugeze bitewe n'Imana iyo nyiryamyemo ndaryama nkagarama havuga ngo Imana yarakoze niba ukuyu nshima n'Imana yamukurije ikamugeza nshima Imana yadukurije natwe ikatugeza ajya ufata umwanya wo kumusengera rwose pe gusenga nibyo banze yose biba mahoro rwose rurukundo genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire Nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye mu Rwanda hanze y'u Rwanda mwese ndabasuhuje cyane abantu badukurikiye nitwa Sam Gakire ndi kumwe na Jerry urugendo rwanjye rukomeje umunsi ku munsi kandi rugiye ahantu heza cyane uyu munsi ngira ngo n'ubwa mbere ngeze muri ibi bice ariko navuga ngo reka mbanze nsure no muri uru rugo kwa muganga iwabo kwivuko ahavuka Dr Sarongo muramuzi mukunda kumubona ku mateleviziyo cyangwa mu binyamakuru ariko nanone burya iyo umuntu ageze kwivuko biba byiza cyane naho ngo aganiriza abaho turebe se uko tumufata i Kigali niko bimeze Sarongo umwaka mushya mwaka mpya hano ni mu rugo niho wakuriye niho nakuriye abanza nayizi nahangaha yego nayisumbuye yakomerezaho ari kuri Eto cy'umuntu uriho nigaga ariko Eto nkomeza mu mahanga njya kwiga University Cyambogo University yego nuko amashuri yanashoreje iyo ariko aho ngaha natangiriye primaire nayigiye aha ariko primaire nabanje kwigira Tanzania ngeze nahangaha mu Rwanda nongera nasubira inyuma imyaka 3 rero kwireme ry'uburezi bya Tanzania riri hasi kurusha mu Rwanda aha rero ni mu rugo abani ba mama ni mama wanjyara uya nawe ni mukuru we ngo nawe ni mama yego bambe baravukana ubona ko baranasa uriya nawe ni papa yitabye Imana ntabwo akiriho hano rero twaje mu rugo ku muntu dukurikiye aha ni hehe turi kuvuga ngo turi mu rugo aha ngaha ni Kibungo bahita Ikibungo bamwe bajya bavuga ngo haba abarozi ngo iki ariko abarozi ntaho bataba niko navuga ubwo umuntu dukurikiye araza kubyumva neza nimba yarabonye Sarongo aguruka arahita amenya hano ni Ikibungo babazwiho kuguruka ku gataro babaziho byo ngibyo ariko sindanababona baguruka ku ntaro banza banabeshya uretse giye nka Sarongo nkanje wakoze ubuhanga none nawe ntaho bihuriye no kubuvuka hano aya ntaho bihuriye rya no ubuhanga nkuko umuntu yakoze indege akayishyira mu kirere ntago bararushatse n'imeza nayizamura nkagendana nawe hejuru ayicara nkabwa ntizamuka nari ngiye kuvuga ngo nsubize i Kigali none ndumva mbitinye ntaza guhuruduka ndaguhe neza ikujyane ni gutura hariya Kayonza nuko uri mu rugo rero urumva wishimye ute kongera kuri hano mba nishimye umwaka iyo urangiye mba ngomba kuza mu rugo buri mwaka nza hano abaturage nkabaha umunsi mukuru si hano mu rugo gusa abaturage bahanga bose duturanye babuzuye ahangaha tumaze iminsi 3 ubu waje uyu munsi twaje kuwa 5 tugiye kumara iminsi 3 turi hano twishima tubyinana n'ababyeyi bacu dusabana n'abana twabahaye umwanya kugira ngo baze barebe nyirakuru baze barebe amatungo hari igihe umwana yabonye ihene ati dore inka
ubwo ngubwo byose babisaba kugira ngo wibalansinga ubuzima ugira ngo abantu bafunguke mu mutwe. Abana babone inka, babone ihene, babone intama, babone ibitu bigisha gute cya giti cyitwa gutya, igiti cyitwa gutya, iki ngiki kivura n'iki ngiki byose ukagenda ubigisha abana bakiri batoya. Urumva kuvuga ngo rero kuba turi aha ngaha tuba twaje mu rukundo, tuba twaje kwishima naho tuvukana nabo n'abaturanyi n'inshuti n'abavandimwe. Yego Saro, iyo umuntu wese afite ahantu avuka akagira amahirwe Imana ikamuha umugisha, hari igihe yishimira akavuga ngo ndishimira iki gikorwa nakoze iwacu. Iki kintu wishimira iyo ugarutse hano wakoze bitewe n'ubushobozi ufite? Igikorwa nakoze hano cyambere nakubuye ko nkunda abaturage ahantu mvuka, wabibonye aho wagiye dusura hatandukanye, aho twakinanaga umupira, twakinye nejo ngira nejo twakinye umupira. Nukuvuga ngo rero ikintu nishimira cyambere nuko hano hantu nifuza ko hatera imbere. Hano hantu ntago habaga amazi leta iradufasha, tugira umubyeyi ukunda igihugu, Perezida wacu Paul Kagame aduha amazi, ariko tugasaba we haye umushinga nabo baduha umuriro. Icyo nakoze rero aha hantu narahavuguruye, umuriro ntabwo urahagera, narahavuguruye hano hantu twacanye moteri. Yego urumva ko urimo kuvuga hanze iranywa essence. Aha hantu ntabwo ari kuhasaga, narahavuguruye mpagukorera neza kugira ngo uyu mukecuru nubwo mubyeyi atakiriho ariko umubyeyi mukuru ari we papa, yego bose ni bakuru ariko papa niwe umubyeyi wanjye mukuru na mama wanjye nguyu. No kuvuga ngo ikintu nishimira rero nkuko warumbajije nuko muzehe wanjye nubwo atakiriho birayo mbivuze buriya ntaba n'umutwe kuko namukundaga cyane nkuko nkunda mama wanjye yasigaye wenyine, ariko ntabwo ari wenyine ko abana turahari. Yego iyo twaje nk'ubu ntabwo abona ko ari wenyine, arongera akavuga ati koko abana banjye barankunda kandi nawe aradukunda. Nuvuga ngo icyo nishimira rero gikomeye cyane nuko nagiriye abaturage baha inama y'ukuntu bava mu bukene, uko bagenda bahinga kijyambere, ko bakora ibiki. Aha ndahavugurura ubona ko ntabwo hasa nabi. Uyu hari abantu benshi babakire bajya batinya kujya iwabo, usanga amafaranga bayashyize i Kigali ntiyakubakirana mama we n'akazu ngo akavugurure gase neza shwi. No kuvuga ngo rero ikintu nasabaga hano hantu twasigayemo hagati bazaduha amashanyarazi. Nk'ubu nashagura nk'icyuma cy'ibigori, hano beza ibigori muri kano gace kacu. Yego duhinga amatunda, dushagura zana nk'imashini ikora umutobe, ariko kubera amashanyarazi bayashyize mu gatsiko n'abantu bamwe bayahaye igice cya ruguru bahe n'igice cyo hepfo. Hano hasigaye nk'ingo nk'icumi zidafite amashanyarazi. Ibintu ndagira ngo meya wa kano karere baramutoye, noneho n'umudamu abadamu bagira impuwe azaduha amashanyarazi. Kubera icyo ataduha amashanyarazi kandi wabonye ntiwabonye amapoto reba hariya ruguru baracanye. Hano nk'ingo nk'eshanu ntabwo zicanye ngo transport ngo ni ntoya. None se amashanyarazi yatwacana amatara nta nubwo mwemerewe kuba mwarahura. Harahura se gute kandi batazanye bya biti ngo bya biti ngo bashyireho ibindi transformer kirahari. Hari ibindi biti bica hasi yibi. Amashanyarazi buri yagira imbaraga nyinshi. Iya ntago rero wayafata direct, ntago warahura. No kuvuga ngo bagomba kuzazana bya biti bagacisha ibindi biti hasi bakaduha amashanyarazi. Nta nubwo birenze n'ibiti bitatu. Urumva amashanyarazi rero barazayaduhe kuko nari mfite gahunda yo kuzagura icyuma gisa cy'ibigori, kuko tweze ibigori nkuko nari mbivuze, turahinga imbuto. Icyo cyuma kikajya gisa ibigori ko bava bakajya gushesha rompu bayiriya mu mujyi cyangwa aho ngwaciye mwirebezo hirya. Yego hari icyuma kimwe cyonyine usanga abaturage batonze umurongo. Ni gute? No kuvuga ngo jewe niba nshaka kuzana icyuma hanga nkakigura mu mafaranga yanjye, nkatera inkunga leta igihugu nkunda kugira ngo abaturage mbegereze amajyambere, ariko nkabangamirwa n'amashanyarazi. Urumva ntabwo rero leta ibintu kubibona. No kuvuga ngo rero abayobozi icyo nabasaba baduha amashanyarazi. Tumaze kubivuga inshuro nyinshi, twarabatakambiye, nagiye no kubareba ndababwiye ntese nubwo nta mafaranga menshi mfite ariko harayo nakongeraho, ariko mukaduha amashanyarazi. Ngo uya ngo ibyo gahunda za leta ngo zivangamo ngo byihorere, ngo amashanyarazi ngo dufite uko tuzabigenza ngo tuzane transfo kuzamo basabye tubibutsa hashize umwaka n'igice bavuga ngo transfizaza ryari. Yego rero ndabafasha. Okay, reka twizere ko bizagenda neza cyane. Muraho neza mama? Yesu ashimwe. Yahimbazwe. Murakomeye. Turaho. Turashima Imana. Urashima Imana. Hari akaririmbo kitwa imuhira hari urukundo, ahirwa hari urukundo.
kugira ngo badugacurangire musirikare uri kubyuma musirikare washinziriye iramo akaririmbo mukecuru yagiye kuvuga abanza kumva akaririmbo kwimuhira hahirwa kugira ngo tukaririmbane hanyuma dukomeze ikiganiro kundo ngo turirimbe yose biba mahoro rwose rurukundo ni abimpagarara totorwa abibyishimo gusa rurukundo neza murugo izana ibyishimo murugo rurukundo. Urakoze cyane mama, ako karirimbo uragakunda? Turi mu rugo neza, mu rugo rurukundo. Ahubwo rero nakomeze. Muraho neza? Turashima Imana. Twabasuye. Sarongo ni umuhungu wawe wa kangahe? Ni umuhungu wanjye w'imfura. Ni imfura yawe. Yo, akaririmbo sezemo ku rukundo. Nkurikiye imfura. Umuhungu wanjye ni nkurikiye imfura. Sarongo. Akiryo zina ntabwo twari turizi. Niko wamwise? Niko namwise. Nkurikiye imfura. Imfura yari data. Ubu rero uyu niwe ukurikira imfura ari we data. Wa twese. Ni byiza cyane kuba yaje akazana n'umudamu n'abuzukuru, ubwo ni umukazana wawe n'abuzukuru bawe n'abandi bantu b'inshuti. Yego. Bakazana hano akaza kugusura bakagucurangira. Ibyishimo uba ufite biba bimeze ute? Biba byandenze. Biba byandenze nuko ntawe ureba ku mutima wundi. Yego. Biba byandenze. Kundenga rero nimuzabona amarira aguye. Biba ari ibyishimo. Biba ari ibyishimo. Ntabwo biba ari ukurakara no kubabara. Uba wishimye cyane. Banishimye ibyishimo byandenze. Yego. Ino abaturanyi bamufata ute? Abaturanyi kuko nabonye n'ubundi hano hari abantu benshi. Hano uru rugo ruragendwa. Yego. Kuva kera ni urugo rugendwa. Urugo rwacu rurakundwa ruragendwa. Urugo ahari hose. Hari abantu naganije baravuga ngo ni ibya kera n'ubundi na papa we yafashaga abantu cyane. Ni gakondo. Yego. Kuvura kwe hari ahantu habikura cyangwa ni kuri wowe, ni kuri papa we, ni kuri sekuru? Bikura kuri se nawe yabikuye ku bamubyaye. Ni karande, byabaye karande. Ni karande muri make. Urabyishimira kuba umwana wawe abantu bamwe? Ndabyishimira n'abaturanyi. Ngaba baradukikije. Yego. Turabana n'abaturanyi, ntabwo nta kibazo pe. Nta kibazo. Ubu byishimi haryo ufite abana bangahe bariho? Abariho havuyemo umwe w'umukobwa. Basigaye ni umunani. Bose mwarazanye? Bose bavukiye bamwe mu Rwanda, abandi bavukiye Tanzania, twavukiye twebwe natwe. Hano mwarazanye? Barahari bamwe bahoze bakwihisha bariho bagati. Ari umwe naje afite inda ye. No hagati havuyemo indi. Uwumuherereza Zawadi niwe waherutse kwibera. Zawadi niwe bucura. Ari abo warukumbuye ubu ngubu kongera kubabona? Abana ari nkumbuye. Warukumbuye cyane mu bantu bose baje. Nari nkumbuye uko muri aho umunyamakuru wago dukorera ubuvugizi ariko wibanze ni Wilson. Wilson ni warukumbuye. Cyane ni Wilson. Ariko izina Sarongo ntago yaryitwaga.
ubundi yitwa ise yamwiyitiriye ise yitwaga Rurangirwa Zariya yewe nkitwa Rurangirwa Wilson ariko kubera impanga niswe Sarongo yewe mpita witwa ntabwo bisaba ngo urisabe muri leta bita bikuza ukaba Sebarongo si wambwiye ngo nawe wanyu havutse impanga niba ari wowe wabimbwiye yarundi shaka kuba rundi wabimbwiye mushiki wanjye wababyaye uriya n'umuvandimwe wawe muri kumwe ni mukuru wanjye ngwa mu ntege harimo agasura niwe nkurikira muraho neza mubyeyi muraho namwe mutuye hano hafi ariko namwe oya twe dutuye i Kigali ku Murindi ubu nawe warukumbuye umuvandimwe wawe ari nkumbuye umuvandimwe wanjye waherukaga kumusura ryari umwana wacu Wilson niwe ujyanyuraho tukazana tukamusura imiryango yose n'abaturage bino bose bakishima yego nakora ibintu byiza nawe urabibona abantu bariye bararya bakanywa mbese kumva ko Wilson yaje ni ibyishimo Wilson ni umwana wawe wowe umufata uteye ubonye ibikorwa akora Wilson nanjye numva biba byarandenze n'abantu bose n'abo duturanye bati Wilson koko burya n'umwana wawe rwose n'umwana wanjye mama umubyara turavukana niwe nkurikira nta wundi unyuramo hagati niwe ndavuka agakurikiraho yego rero umwana wacu twumva twishimiye umwana ufite ibikorwa bizima nk'uyu tubishimira Imana kandi kubimufashamo nabyo tubishimira Imana yamuduhaye mukanamusabira mukamusengera tukanamusengera rwose mu masengesho dusenga tumushyira imbere kuko afite ibikorwa byinshi afasha imiryango afasha abantu mu byo akora ntiyikorera wenyine akorera twese akorera bose kandi n'igihugu urakoze cyane mama ndagira ngo wongere tubwire ibyo byose mu bantu bose mu mibyirukire yakiri umwana n'iki kintu wabona yakundaga yari umwana umeze ati uyu mwana wanjye yego avuka yego bari mu mahanga mu gihugu cy'amahanga ariko noneho ikintu namukundiye agira urukundo n'ubundi yararuhoranye ni nk'ibiki yakoraga kera yumviraga ababyeyi kera akantu nibukanaga nkunda gukora mu rugo twaga dutunze dufite ntabwo twebwe twigeze tubaho gutya nk'abantu twari abatunzi yego najyaga n'ibifu mu rugo imama yashyize nka hariya ifu y'ibigori ifu y'amasaka noneho nkareba nk'umuturanyi ukennye hepfo nkayicisha mu rutoki inyuma nkirukanka ngashyira umuturanyi nzi ngo ari neza araburaye byabakomeranye nari mbizi neza nkagenda nkabahereza nanze nkagaruka mu rugo nirukanka urumva ntago wigeze ufatwa papa yigeze kumfata nayihisha inyuma y'urugo ahantu mu byatsi ayisanga yarapeza asanga ari giye barankubita ikiboko zikomeye cyane papa uri ureba inkoni zo zaraduhanye ziraduhugura ariko muri kino gihe ukubita icyana kikajya kukurega muri ribu bakakuzajya kugenzura ariko ubundi inkoni irahana pe inkoni irahana niyo mpamvu n'uyu munsi nambaye gutya giye ibintu byose mpurandwana nk'umusirikare ntabwo ajya arambiwe ku rugamba umusirikare ntabwo ajya ruha umusirikare ntabwo ajya umwana igihe aduye uzi kwihari aduye rero muri kino gihe aduye turwana nayo ni ubukene aduye turwana nayo ni abantu banga abandi bakarugana ibyo bintu byose nibyo bintu Sarongo ndwanya abantu baroga abandi kubera ko ubonye ngo umuntu arazamutse agashaka kuroga nkuko twaje aha ngaho ugasanga umuntu abonye twaparitse imodoka n'abantu twazanye baduherekeje bati bagahekenya amenyo ariko abaturage barabyishimira kubera ko umwana wabo Sarongo akomoka hano ariho avuka niko nabyita nubwo navukiye Tanzania ko hano twaje dushyikira ntabwo turahimuka nkuko bivuze ko urukundo rwanjye rwa kera ibyo bintu najyaga nkora nagira ngo wenda akomeze ijambo ariko ahubwo reka mubaza kandi kantu avuze ko hari uburyo papa yigeze amucishaho ikinya wowe nta mateka mufitanye yo kumuhana yakoze agakosa nta kantu wibuka yigeze akosaho umucisha w'ikinyafu nk'umubyeyi yigeze gukora nibuka urabona ahantu ku ivomo aho twari turi nta masoko yahabaga twahuriraga ku ivomo rimwe ku kiyaga bitaga inyanja kandi hari urugendo rurerure yego noneho
ahitaga Yorodani. Abantu bazi Yorodani muri Tanzania barahazi. Abantu bari muri Tanzania bavukiyeyo murahazi kuri Yorodani. Zari inyanja eshatu ubundi twari duturanye nazo zitoga inyanja. Ni naho nabatirijwe. Ni naho banabatirijwe. Yorodani hari yitwaga Rwendezi, hari yitwaga Karambo. Uretse twibutsa ako kantu wakoze utari wanyibageza. Naga. Yego. Ubwo iyo nyanja rero yari yagiye kuvoma bigenda ute? Nari ntangira kubyara. Niwe mfura. Yego. Ubwo rero namaze nakurikizaga vuba. Noneho igihe cyaje kugera ari incuke uyu nguyu ari we mukuru na mushiki we nza kwibuka ababyeyi bari mu Rwanda. Narifashe ngaruka mu Rwanda nje kureba ababyeyi. Ariko wa muhungu nahameze ukwezi kumwe. Noneho barebye ukuntu usa nari mfite inda ikuze y'umwana wa gatatu ari nguyu witwa Kazehe. Yego. Nari mfite inda ye. Noneho ababyeyi bambonye bagize za mpuwe z'ababyeyi bati ntuzasubire muri Tanzania. Kandi wari uramusizeyo? Namushikiwe. Bakurikirana. Mvuze ubu ngubu mbere sinari nzi kuvuga. Burya gukura ni byiza. Bitera kumenya. Ubwo bibayaho ariko ndababwira ntabwo nshobora kuguma nasa nabi n'abana banjye kizira kinazirizwa. Banshakiye tiki hagarutse Imana ingi imbere itujya imbere nabo twari kumwe tuyigenda inyuma ingeza ku bana banjye harimo n'uyu nyine ari we mvuga. Yego. Uri soni. Noneho akaba hari umugabo wacu ari we se wabo nawe yari afite abana babakuriye Samusoni yatwari kumwe. Bakaba bahamagaraga base mu izina na banyina mu izina. Ari nabaguriye utwenda twiza mvanye mu Rwanda. Utw'umuhungu uyu n'utwamushikiwe. Rero yemwe bana mujye munyita mama. Mujya mumpamagara mu izina ntabwo ndi bubambikira imyenda. Bahereye aho yo zina kunyita mama. Nibo byahereye ku myenda nabahaye isa bakurikiranaga. Yego bahereye ubwo banyita mama. Abo kwasi wa abivuye mu muri muzongera kumwita mama ko mujye mumwita Alegisiya. Haza nk'abahabwira muzibeshye nzabambura iyo myenda. Wongera kumpamagara mu izina. Bahereye aho rero banyita mama. Urumva ko mufitanye amateka akomeye cyane kugeza n'ubu ngubu ukaba wishimira uburyo ameze iterambere. Amakosa washaka urayabuze. Ya makosa washaka nakoze kera yamubabaje urayabuze. Ntagambwiye ibintu yasanze warangije. Wasanze yarangije ibiki? Yarakoze ni menshi. Ariko yarakubise mushiki urababarira. Wasanze yarakubise mushiki. Amakosa y'umwana rero ntago wayamuziza. Hari ikindi yigeze gukora. Hari ikindi wenda ko mama wenda atabyibuka yigeze gukora kiramubabaza. Nigeze kujya kuragira ihene wa muhungu wabonye mukuru wari hano. Hari ihene twari dufite mukumbi wazo. Hanyuma uriya mukuru wanjye yavaga Samusoni yaragiye kuragira inka. Twe dufite n'umukumbi w'inka. Hanyuma giye bampitiramo ngo njya kwahura ihene. Hanyuma ihene imwe ngira ibyago irapfa. Ipfuye ikubiswe inkoni n'uriya muhungu wabonye uriya uciyeho ugenda gutya. Arangije mama papa kwazi ko abyira umujinya aza kuza tukadukubita umujinya kandi yabanza kuwutura mama. Ni gute byagenze gute wabana bayihene yapfuye gute akabanza kubibaza mama. Mama rero avuga ati ntabwo ntegereze ibyo kamanzi usange ndaguhannye. Yagiye namugeze imbere ihene nayikoreye uriya mu bitugu navuga nigende imutura imbere umwereke ko ari we wayisha yikubise inkoni gutya. Ababyeyi rabizi ko kera baguhaniragaho. Arangije icyo yakoze yari afite imbabura yayicanye iriho amakara arayafata yanjugutiraho ayanyuguriraho mu mugongo. Ngenda nshya nikuraho amakara. Namubabaje urumva ko ababyeyi tuba twarababaje igihe kinini niyo mpamvu tuba tugaruka kugira tubishimishe nibura bishime. Tuba twarakoze amafuti menshi. Uragiye amatungo uzanye intumbi z'amatungo gusa.
ubwo rero iyo byose ni amakuru bamubaza ngo ikintu cyakubabaje cyane ntabwo ubu ngubu ibyo byose yabyibuka aba yarabirenzejeho ariko amafuti yo tuba twarakoze menshi nta nubwo wasubiramo. mama iyo ubonye intera agezeho akanaza akakubakira inzu nziza nk'iyi ahantu nka iyi nzu ni nziza ngira ngo Jerry araza kuyibereka ni inzu nziza cyane ugeze hano ubona ari nayo nzu iri kugaragara hano imeze gutya wumva umeze uteyo dufite abantu benshi bafite abana bari i Kigali cyangwa bari n'ahandi bakize ariko ugasanga wabo ntago bakoze igikorwa we ku umwana wawe cyangwa reka agukora igikorwa nk'icyo akakubakira inzu nziza nk'iyi irimo amakaro nubwo hatari hagira umuriro ariko urabona ko n'ubundi ucana ibyishimo bufite ibyishimo mafite si uko itarimo umuriro ibyishimo mfite n'ubu ndashima Uwiteka bitewe n'uko mbere yaha tutarajya ageze aho tuvana naho tugeze bitewe n'Imana iyo nyiryamyemo ndaryama nkagarama nkavuga ngo Imana yarakoze niba ukuyu nshima n'Imana yamukurije ikamugeza nshima Imana yadukurije natwe ikatugeza ajya ufata umwanya wo kumusengera rwose pe gusenga nibyo banze gusenga nibyo bya mbere nibyo bya mbere gusenga niki byagufashije mukecuru gusenga byamfashije urugero naguha tubona abaturanyi turi kumwe yego bo duturanye muri iyi quartier bafite kugira gute bazana imyuka myinshi itandukanye yakagombye kundakaza kandi kurakara bivamo kubabara yego ariko gusenga byaramfashije iyo nza kuba ndakarira bisi simba nkiriho hari nk'umuntu uvuga ngo buriya ngo kuva ari ikibungo uvuze ibintu by'imyuka n'icyo batavuga ati buriya bararugaba baraguruka kibungo urayizi ukuntu abantu bayivuga nawe biratandukanye biratandukanye wenda imyuka yo ntibura kuza ariko nyine nk'uko yavuze ati ndayisengera nanjye nkamufasha kuyisengera n'abantu ntago wabana n'abantu zidakomanya amahembe niko akora umuntu ashobora kumurakaza mama rero yanga umuntu umurakaza vuba we yagukubita n'urushyi murakaje yakumirira nawe ntago ashaka kundi umuntu umuvangira kuko nawe ntawe ajya avangira umuntu ngo rero yimuzanye ibintu byinshi wikanga wariye n'urushyi kaguhana nubwo uri mukuru nicyo kintu muziho arakara vuba ariko kandi akanababarira akagira n'urukundo yanze akaza gusaba nimba agatizo twantonganyije mubwira nawe ariko mbabarira nicyo kintu cyo muziho ibyo rero ngira ngo twihute dura amasaha adufasha abandi bavandimwe barihe nabo batwegere nabo batuganiriza noneho hari akandi kantu nshaka kongeraho banza usoze birase ku ntego hari akandi kantu uri gushaka kongeraho k'ibyo nari mvuze nta kibazo turi kwiganira ubwo rero muri make ndashima Imana yaduhuje tukaba twicaye kuri iyi meza y'Uwiteka twaririyeho twanywereyeho yaduhuje n'inshuti n'abavandimwe mu camake yego urimo nuri yarimo n'abandi ndore no hanze ubwo intego yanjye mudukorere ubuvugizi yego n'amashanyarazi arakenewe cyane cyane amashanyarazi yafungiye hariya arongera afungira turi hagati mu rurimi subu twacumuye iki babyumvise meya n'umwana mwiza batoye umudamu musuhuza arakubona yaza gukumva reba ara muri mikoro musuhuza ati meya ndagushuhuje ariko niwe ushinzwe ibintu turashaka amashanyarazi nitwa Mukamuhinda Regisiya mubwiye n'amazina yawe nukuri ni Mukamuhinda Regisiya ariko noneho gira meya ni urimo kubwira meya w'akarere adufashe yitwa nde Natalia niyo nagira Natalia mubwiye uti duha amashanyarazi izi ngo ntabwo zizakunanira n'abandi bose barayabonye yego ntabwo ari we uyaduha nawe bifashwamo n'Uwiteka na njyanama y'akarere bicare babitekerezeho nuva mu majwi y'abantu ngo ni muri 2020
kane bose bize mbere yaho amashanyarazi tuyabone mbere yaho kuko twarihanganye mwebwe mwatutse Imana. turi kumwe na yarasubiza umubyeyi mikorofone niwe turi kuganira. Uyu ni bucura bwawe? Yego. Bamwita Zawadi. Bamwita Zawadi. Nawe wari umukumbuye nyamara? Yewe cyane. Hari no mu bantu bari ukumbuye. Ashize igihe rwose uretse kuvugana kuri telefone. Ko bajya bavuga ngo ababyeyi n'aba bucura baba bafite ukuntu bakundana cyane. Bucura yaramuvunye rwose mwivuka nyine byibuka. Zawa umeze neza? Meze neza. Ibaze ngo igihe wari umaze udasura umubyeyi. Zawadi yaramugoye yari igiye kuvamo abura gato. Mutwara kwa muganga ko ari mukuru mbizi. Ndayibuka cyane gihe nta kintu na kimwe umutwe wanjye uyikoreyemo ibintu byinshi mba nibuka. Zawadi rero yarushize mama mu buryo bukomeye ku buryo yaragiye no kuyigwaho. Kuvuga ngo icyo gihe nari ntarinjira no mu buvuzi cyane, ariko abantu bakuru yari yayizingiwe yayitegeweho n'abarozi. No kuvuga ngo yagiye kujya kwa muganga abarozi bamaze kubyinjiramo, haza umusaza mukuru n'ubu ngubu araza kumuganiriza ruguru hariya, we wavuze ati ibintu ntabwo ari shyashya, vuba vuba umuganga hano Kibungo haba abaganga arahari bagakondo nabo bazi kuvura, vuba vuba bajya kwa muganga nk'umuntu ugiye kumusura aramureba gutya ndiravuka. Ubwo rero ibintu byose ntaryo bavuga ngo n'amasengesho afashwa n'abavuzi. Mvuzi wa gakondo yageze kwa muganga hiyambariye neza, aragenda aramureba aramusuzuma aramuzingura atabizi, ariko bikozwe n'umusaza mu ibanga. Ariko Zawadi ubundi ntabwo yari ugomba kubaho, yagomba guhita ivaramo kwa muganga cyangwa ikabura cyangwa makayiviraho agapfa. Ahubwo nari bujyane nawe. Ako kazina Zawadi impano harya agaswahili Zawadi ubwo ni impano. Igiswahili urakivuga cyangwa ntabwo kigikoresha cyane? Ntabwo kigikoresha. Narakibagiye maze kugenda nibagirwa. Warakibagiwe ururimi rw'ikinyarwanda. Zawadi harya kurikirana nani? Zawadi ugiye hazo ndi Magana Niyas. Wenda kurikirana Zawadi. Zawadi akurikirana Niyas. Undi ninde mubari hano ndi mwana wa Nubu? Ndabona Sifura, ndabona Juliet na kaye yaho ariko ntago ari buncike noneho. Uyu niwe ubwo twahereye inyuma. Bucura avuyeho, uyu niwe ukurikirana Bucura. Ananias Musanganya. We nta mateka umwibukaho? Amateka mwibukaho duhunguka muri make. Nari mfite inda ye habura ukwezi kumwe, ari mu kwa 11 mubyara mu matariki abanza y'ukwa mbere. Muri 1995 noneho ikintu mwibukaho nubwo na iterambere ryari rihari hano hakurya hari ikigo nderabuzima nkajya gukingiza. Umunsi nagiye gukingiza, reka nzabe gukingiza re, ariko muganga oya ntabwo ari kuri winguye yego, akaba yambwiye ngo nda ni gukora ngo zihutire kuza kwa muganga, reka mve gukingiza nk'iyisangire mu rugo, nibigera ku mugoroba bwije indi nkori nari ndwana nayo. Uyu mwana namubyariye mu rugo, mubyara by'amahirwe hari mukuru wanjye wari wicaye aho, yari yazananye na masenge, kandi masenge bari bamaze gukora gahunda ngo yari ari Butare masenge ngo bazanjyane ngo zabyarire iwe. Yemeye irangira nawe avukiye hano mu mudugudu wa Ruhinga. Ndi kumwe na masenge
ndi kumwe na mukuru wanjye baramfashije. ari inkoko twari twarahungukanye tuvanye Tanzania y'amasake abiri byose ari kuvuga urabyibuka cyangwa cyane Eh. iyo sake naranababangamiye ngo bo kuyibaga kubera iki kundaga cyane hanyuma umukecuru aravuga ati ntibagwe nako muyibage ndagumya ndabyanga ugeze saa sita aramwe ngo ariko uracyafite akangononwa kiriya nkoko tuyireke cyangwa tuyibagire umubyeyi wabyaye ndavuga ariko mwabuze indi shuwa mwashatse imboga mugashaka n'ibindi bintu bakarya inyama ni ngombwa ngo mujye kubaga itungo irangira n'ubundi babyumvishe ko bari bagiye irangira isake ibazwe yari isake y'umurangi yandi ifite amajosi hano adafite ubwoya iyo bita mukuri inanga bayita mukuri bayita mukuri. umeze neza ize neza cyane abantu nawe bari bifuje kuko hari abantu bajyaga bakubona aba mu nzira ugenda ariko ubwo bamenye rero byose akunda umupira cyane n'umukino ubundi twaje avuye gukina. Urakoze cyane, reka turacyari gukomeza n'ubundi. Ukurikira ninde hagakurikiraho nde kurikiraho ko yabanze kujya kuri kamera ugiye kuduha akayira haze undi mukere mwigore ni haze sifora yiwe ntago narimbe sifo umeze neza cyane umubyeyi wawe na musaza wawe banza umbwire kuri musaza wawe iyo umuntu avuze Sarungu byibuza wumwumva nk'umuvandimwe wawe umwumva gute cyangwa se wamubwira umuntu gute? oya namubonye niyo mpamvu ngiye kumaza iki kibazo. yaragiye nta usigaye ntacyo abakurikiye urugendo ndabasuhuje cyane. warumbajije kuri Sarungu. Sarungu ni musaza wanjye mukuru wacu, ndamukunda cyane. ni umuntu ntafite uko nshobora gusobanura kuri njyewe ku giti cyanjye. muvuzeho namuvugaho ibintu byinshi cyane, ariko muri make Sarungu ni umuntu w'imfura cyane ku muryango wacu, mu bintu muri byose, mbese muri make. yaranakureze, yarandeze, yagucishagaho ikinyafu ntibyabura. yacishagaho ikinyafu rimwe na rimwe nkamugarana. urakoze cyane, ntabwo nta bintu byinshi. undi mu bavandimwe ushobora kuba warahannye kubera ko imfura ndabizi nanjye imfura yo mu rugo yajyaga inkubita ibiti byinshi. hari undi witwa Gadi, ntabwo yaza hano, ni umurokore cyane we. yagiye mu idini asoma ibitabo byinshi. ibintu byose bimwereka ko bimwe arimo shitani, birimo shitani ntabwo bijyamo. ubwo nanjye wenda arahora ambona nka shitani. ni ukuvuga ngo rero nawe ankurikirwa gatatu Gadi. nawe arahari. Juliette se agiye Gadi yari kuza, ntabwo ajya atinya kamera, ariko wanza hari ntarimo. akaba Gadi niwe nakubitaga abakuru abami Kayire, ariko bamaze gukurana bakangarana wa mugani. ariko kenshi ni ukubagira inama y'uko bagomba kwitwara mu buzima igihe bakiriho, bagakunda ababyeyi, bagakunda nyina, bakamuvugisha kuri telefone igihe wenda nanjye nabuze n'akanya. ariko turashima Imana ko umuryango nk'uko papa yatubyaye havuyemo umwana umwe ari we witwa Jacqueline, yarapfuye yitabye Imana niko tuvuga, ariko nta kibazo. Imana abandi iracyabarinze. turi gusoza. Julienne ngwino nawe usuhuza abantu, mbayide abantu abakunzi b'urugendo. turaguhemukiye. umeze neza? amakuru y'iminsi ni meza? wari umaze igihe nawe utaza gusura mama wawe? hashize igihe kinini cyane. hari hashize igihe, ntabwo wari umukumbuye? nari mukumbuye cyane. ni iki kintu wageze hano ubona cyarahindutse? imyaka yareze, mbese ni byiza cyane. yego ni byiza. ni iki wishimira? hari igihe uvukira mu muryango ukavuga ati ndashimira ko navukiye muri uyu muryango? icyo nishimira muri uyu muryango, nishimira ko dukundana umuryango wacu, dushyira hamwe turahuza. nishimira Imana.
Sarongo haryo ubwo mukurikira bwa kangaye bwa 10 Sarongo bwa gatatu bwa kangaye bwa gatatu Jacqueline gadura mu rutasi turaburetse hari kaze Tagadi gadura mu rutasi garakaze uramaze kuyishyira muri kamera rwose muto urubwa kane bwa kane rego n'ababyaye abana benshi ese yabareka reka dusoze mwakoze Saro ngira ngo wenda wabonye nawe umubyeyi yarakoze cyane kuduha umwanya kuko ababyeyi akenshi hari igihe bavuga ati sinshaka kujya kuri izo kamera zanyu weho dusanga tuganira niyo waba ubyanga nakwiruka kamera ntago umukecuru yanga umukecuru arasobanutse no mu mutwe wamubonye yego abo ngo bashaka kureba akakubwira n'ibyawe mu kanya avuga ati gakire ndakubona nk'umuntu uzamera ejo neza cyangwa nabi iyo myitwarire mwitwara hirya iyo ngiyo uze kujya ku ruhande umubaze neza nubwo biba ari kwagira inama abana arakureba akavuga ati wa mwana umuhanuzi ashobora guhanura avuga ati wa mwana we ntabwo ejo hazaza hawe ntabwo ari heza ujya guhanura ni ubujyanama ubuhanuzi ni ubujyanama aba naguhanura rero yewe mwana wikora gutya na gutya ntabwo ari byiza wabirengaho rero ukabikora hari ibyo abarokore bo bagira gutya ati hari ibyo mbonye ntiwumve ibyo baguhanura urugero uri umwana iyo urenzeho ndakureka ukagenda ukazagaruka akunda kutubwira kera ngo umusore yakunda kutubwira ngo umusore umuhana avayo ntumuhana agenda akakubwira ibintu ukagenda akaguhana ugaruka kubera ko ugenda yakubwiye ntiwumve hari ibintu yakubwiye byabaye